So urakoze cyane rero komerezaho utubwire ubu buhamya bwawe ukuntu ukorera abantu za mverope hanyuma noneho kandi wihutishe. Urakoze cyane. Murakoze. Mverope ndazikora, natangiye nkora mverope, nangira nkora mverope mbona si wo murimo wanjye kwirirwa ukorera ahantu ukabona umusaruro ntabwo wihuta cyane, nibwo nahinduye njya mu udufuka ndadukora, udufuka naradukoze, maze kudukora nkuramo ikibanza. Imana ishimwe. Murakoze. Maze gukoramo ikibanza nkuramo, maze gukoramo n'inzu. Urumva ko Imana yacu iri mu kazi. Imana ishimwe iri mu kazi. Imana itaguhera umugisha. Yego. Nuko mu mujyi wa Kigali hari abantu benshi cyane babigerageje byananiye, Yego pe. twebwe Imana igenda iguha ubwenge kugira ngo ikwereke yuko nta hantu itacisha igitangaza cyawe. Imana ishimwe. Ubwo rero nabitangiye ari ibintu bisuzuguritse, abantu kambaza se ibi bintu ukora birarya cyane, ibirya ubu byaba bigutunze n'umuryango wawe, ariko biranunze kuko nta muntu nasaba, sinajya gusaba umunyu, mba nzi yuko n'injyana twadufuka twanjye turavamo ibirayi n'uwo munyu. Ubu urazigama ukanabitsa. Ndazigama rwose, ndagerageza nkazigama muri twa dufaranga dukeya. Ubundi umunyabwenge, ubundi baciye umugani ngo umunyabwenge arajya akanizigama. Yego. Rero nanjye rero ndagerageza nkizigama uko nshobojwe n'Uwiteka. So nshuti bakunzi ba chano yacu ab'Imana bera, rero uyu mupapa nk'uko mwamubonye mwumvishe ko yatangiye adusengera, kandi mu by'ukuri nari musanze hano mu kazi ke, afite umufuka, ambwira ati uyu mufuka ngiye kuwukoramo za mverope, ngiye kuwukoramo udufuka, kandi mu by'ukuri ishoboye no kwiteza imbere. Ati si ibyo gusa, n'ijambo ry'Imana ndarizi. Yatangiye adusomera mu Bafilipi igice cya kangahe? Ibice 2 umurongo wa 5. Umurongo wa 5 ibice 2. So rero ushobora kuba waba ufite ikibazo cyangwa igitekerezo, narindi kukubaza mu kanya gatoya, ntese umuntu aramutse aguhaye akazi cyangwa se akakureba, abakunzi ba chano yacu baba ari benshi cyane, abonye agukunze yumvishije uzi kwiteza imbere, akavuga ati mu by'ukuri uriya mugabo twakorana, nanjye se mfite imifuka myinshi, mfite za mverope nyinshi, ashobora kuba namuha akazi akankorera. Mbese akazi wakemera cyangwa wabaye boss nawe uri guhemba abakozi? Yewe se naba boss nk'uko mbyifuza, ahubwo ngewe icyo nkeneye, ntabwo nkeneye gukorera abandi, ahubwo nkeneye kuba nakwaguka, nkabona wenda mbonye nk'amafaranga nkakora uruganda rwayo. Yego. Nkakora uruganda rw'imifuka ku buryo abantu bazajya bansangaho ndi, bakaza bakandangurira, nirirwa mbigeza ku bakiriya, bakaza bakansanga hano, ahubwo nge nkabakatura bakagenda bajyana kuri ya masoko. Bivuze ko nawe ubu urugero ugezemo n'urwo gukoresha abandi ukabaha n'akazi. Urugero ngezemo n'urwo gukoresha. So urabona hano hanze dufite urubyiruko, mu gihugu cy'u Rwanda dufite urubyiruko rudafite akazi, rutazi gukora se, cyangwa rugerageza no gushakisha uburyo rwakora, rukabura uburyo. Ese ushobora kubagira izihe nama cyangwa ushobora kubafasha iki? Yewe abo mbasha guhura nabo mu buzima bwanjye bwa buri munsi, ndabaganiriza nkabagira inama, nkabereka ibyo nkora, babyemera bakabyemera, babyanga nkabihorera, ariko inama nabagira ni uko baza bagashyira hasi amaboko, bakiga akazi, bagakunda akazi, kuko umuntu akunze akazi ntashobora kwifuza iyo pantaro, ntashobora kwifuza uwo mupira, ntashobora no kwifuza iyo jipo cyangwa n'undi mwambaro runaka. Ahubwo icyo biza ni uko bazaza nkabereka uko bakora akazi, bagashaka ubuzima, mu mafaranga mbona tukabasha kuyasangira kandi tukayabyazamo umusaruro. Nshuti bakunzi ba chano yacu ab'Imana bera TV, uyu musore cyangwa se uyu mupapa, nakunze kukwita umusore kuko mbona ukiri mutoya cyane ariko watubwiye ko uri umupapa w'abana 2. So ushobora rero kubaha nimero zawe za telefone, kubera ko aba bakurikiranye chano zacu baba ari benshi. Ushobora gutanga nimero zawe za telefone niba nta kibazo, hanyuma rwa rubyiruko ruri hanze rubona nta kazi, nawe rukazakugisha inama cyangwa se rwaba urukugana rukakugana. Bose murakoze. Nomero kuzibaha ni ngombwa, ni 07 9 7 5 8 1. Imana rero iguha imigisha. Kandi ikindi cya kabiri, nabonye ufite ijambo ry'Imana, watwigishije ijambo ry'Imana, ariko se ujya umenya no kuririmba cyangwa? Kuririmba
ubundi kuririmba ni ngombwa, ntabwo byakunanira kuririmba. Kuko nahoze mbabwira yuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abazi Imana yabo bazakomera, ngo kandi nibamara gukomera azakora iby'ubutwari. Ibyo byose rero umuntu abishoboye. So ushobora rero kudusengera, ubwo kuririmba nta kibazo, uzaturirimbira ubutaha, wadusengera ubundi tugasoza ikiganiro cyacu. Jye mwari kumwe, nitwa Nduwimana Jean Claude, umunyamakuru w'Abimana Bera TV. Hanyuma uyu mugabo nawe yitwa Habanabakize Thomas. Wadusengera tugasoza ikiganiro. Murakoze. Mana turagushimye, uri Imana y'inyembaraga kandi uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye, uri rubasha rwa burundu, ujya ubasha ibyananiranye. Nganyemerera ukomeze ubane natwe muri gahunda zacu, mu bitekerezo byacu, mu batureba Mana, ari kubagirira neza kandi ari kubahindura. Ubahindure bashya mu mitima yabo, ukeshe imitima yabo, ukomanga imitima yabo, bakundishe kuba imbere yawe ndetse no kukwegera ndetse no gukiranuka. Urakoze kubanye n'umuntu wese uri kutureba, watwishimiye, wishimiye ibyacu. Reka umuhe umugisha, umuhe imbaraga n'amavuta, kandi ubashe kubagira neza, ari kugera mu bitaro, ahantu hose hatandukanye. Urakoze kubanye natwe, ni mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane, Yesu aguha imigisha. Nshuti bakunzi ba channel yacu Abimana Bera, rero mwibutsa neza ko ushobora gukanda subscribe ugeze kuri channel yawe ya YouTube, ukandikamo ijambo Abimana Bera mu nyuguti ntoya, ugakanda subscribe, hanyuma nakagaruka. Imana rero ibaha imigisha. Ciao ciao.